This is Vanti Motivation. This is Vanti Motivation. uyu munsi reka ntangire nseka Uyu munsi twaje turi bashyashya. twaje turi bashyashya tubafite ikiganiro gishyashya mutari mwumva n'ahandi hantu gishyashya cyitwa Talent Talk Show. Talent Talk Show. So muri Talent Talk Show rero tuzatuvuga kuri talent zitandukanye, ku mpano zitandukanye z'abahanzi, imiziki mishyashya, tuyanarize tubabwire se niki cyaje gishyashya twumva kirimo kirahitinga. Uyu muhanzi niki yavugaga, tubafashe gusobanura ibyo yavugaga. Reka duhere kuri Mr Kagame ufite indirimbo nshyashya yitwa Mabano. Mabano. Hey Zapayo Mapawa. So mpimbaraga. Kerezo G. Yeah man. Indirimbo urayumva ute? Hari message ifite runaka tugira ngo dusangize abanyarwanda. Indirimbo ubwayo urabizi ko ndi umunyamuziki. Mbere yuko ngera kuri message kamanze nje kuri composition artistique. So ni indirimbo yuzuye. Navuga ko ari indirimbo yuzuye, ifite melody nziza, ko indirimbo igomba kuba ifite melody, ifite rhythm, injyana. So injyana urumva ni afrobeat ya danger. So mastering na mixage urumva mu matwi irasohoka kamera neza. Rero niyo urebye amashusho yayo ni fresh, abactinzemo ni sawa, production ni fresh, n'umuhanzi urabona ko yari yateguye ameze fresh, ibyo ni fresh. So bikaza noneho no kuri message, iyo bize kuri message urumva ko ari indirimbo yihariye y'umwihariko iri mu bwoko bwa gospel music. Iyi ni gospel music nubwo ari ni secular gospel music. So ukurikije indirimbo Mr Kagame yaramaze iminsi aririmba, iyi ni gospel music. Nabonye nabitangaje kuri kunyarwanda yagiye muri gospel. Yatangaje kunyarwanda nabonye bakoze inkuru maze yakozwe ku manywa saa 5 ivuga ngo Mr Kagame yasohoye indirimbo Mabano atangaza ko yinjiye mu ivuga butumwa. So muri macho nkurikije uko nayumvise nanjye ni indirimbo ifite message ariko bisaba kugira ngo umuntu ayitekerezeho cyane. Hanavuga ngo bamwe babyuka bafite bamwe babyuka bafata udukapu bagiye gushakisha, naho wari kugira ate we abyuka acakaza abacecuru bigize ukuntu agira ati asambana ababaza nyina. So urumva rero reka mbigushakire mbikubwira ibyo yavuze hariya kuri ya ndirimbo. Aravuga ngo nkunda gusinda no gucanganya abakecuru bigize inzanga, nabitangiye mbyibushye nsoza nanutse nitwa maneke nirirwa nsambana mbabaza mama. So bivuze ngo urumva ubwabyo ni indirimbo irimo message nziza cyane. Uwashaka kuyumva yakuramo ibye. Ufite ikindi nawe yakuramo yagikuramo. Tukiri kuri Mr Kagame ku ndirimbo nshyashya, ndagira ngo twimukire ahandi hantu. Wingereranya nshaka Igor Mabano hamwe na Nelngabo. Karimbo keza cyane. Karimbo keza cyane kitwa Like Him. Ushaka kumva ni like yo kuyo I like him yenda nuko nta ayiriho. Like mbese nkawe yani nkawe ko hari nkundi muntu runaka. En fait urumva
iyi indirimbo Igor Mabano na Ngabo uburyo ibyo baririmba bagaragaza ko umukobwa bakundana ashaka kubafata nk'undi, ashaka ko bitwara mu ndi. So byumvikana ko bari basanzwe hari umuntu tuvuge Valence, hari umuntu mwakundanaga, hari umukobwa mukundana, umukobwa mukundana afite umu ex cyangwa se undi muntu akunda inda runaka, afite reka tuvuge umu ex, afite umutipe batandukanye bakundanaga, yego. So none wowe ashaka kumukunda nkawe nkuko yarameze, ashaka kumera nkuko yarameze, ashaka ko umukisinga nkuko yamukisingaga, ashaka ko care zose umuhuza imuha nkuko yarameze. Ariko harimo akabazo, tutitaye ngo kubera iki yifuza ko amukunda nkaye kandi uwo yakunze amureba, kubera iki batandukanye? Niba tutitaye ntituvuge ngo ntago tuyizi impamvu, ariko niba yifuza ko amukisinga nkawe, amukunda nkawe, kandi bakaba batakiri kumwe, ikibazo kugira ngo batandukane, ikibazo cyabaye nde? Cyabaye umukobwa, ikigaragara nuko cyabaye umukobwa, kubera ko niba yaramukundaga yumva n'ibyo yamukoraga yarabishimaga, wenda umukobwa niwe wananiranye, hanyuma se akaba yarabaye umukobwa, akaba noneho yifuza ko n'undi bari kumwongera kumukunda nkawe. Yes, yongera kumukunda nk'uko amutipe yamukundaga, yaramukundaga, ariko biza kugeraho kwihangana yenda biramunanira. Nge niko numva message. Birashoboka, ariko noneho turetse kuri ibyo, ubundi ni ngombwa ko umuntu kugira ngo yumve ko akunzwe akwiye gukundwa nk'uko runaka yabikoraga. So ni ngombwa ko niba ngiye nawe dukundana kugira wumve ko ngukunda, ariko ngukunda nk'uko runaka bakundana. Niba wowe yenda na Clementine mukundana ngo ari kumavuga ngo nyine dukundana, ntago bishoboka, ntago nakundana nawe. Yes, naririmbye umukobwa yitwa Vumiriya Margarita. Niba njye na Vumiriya Margarita dukundana, wewe na Vumiriya Margarita mukundana, bimere nk'uko wenda nanjye Ingabire bakundana. Icyo ni ikibazo rero, ni ikibazo, akaba ari nayo topic hanini uyu munsi dushaka yuko tuvuganaho. Mukobwa cyangwa se musore uduteze amatwi cyangwa se udukurikiye muri aka kanya bikorera iki kiganiro, uko biri kose ufite uwo ukunda, ufite uwo mwakundanye, cyangwa se ufite uwo uzakundana nawe, ni ngombwa yuko umuntu ukunze umusaba yuko, cyangwa se umugereranya, cyangwa wifuza yuko yakabaye nk'undi muntu runaka. Kubera iki? Ujya guhitamo umuntu ukunda ufite icyo wamukundiye, akunze yenda style ye, hair style ye, akunze uburyo yambara, cyangwa se iyo tubivuga muri savu uburyo yifunga, wakunze look out, ukuntu agaragara inyuma, cyangwa se ikindi kintu runaka wakunze, ariko mugeze mu rukundo, mugezemo hagati, uti ndifuza ko wankunda nka runaka uko yankunze kera, ariko mu by'ukuri yakunze kera, ariko mwaratandukanye. Kubera iki mwatandukanye? Cyo ni ikintu cya mbere ugomba kwibaza. Yego. Kubera iki wumva yuko umuntu wamugereranya n'undi? Niba uri kumwe na boyfriend cyangwa na girlfriend, wagakwiye kumukunda uko ari. Yego. Akagukunda uko uri. Sibyo? Hanyuma buri wese akamenya undi, bigasaba kumenya undi, imico yo mukayihanganira, cyangwa se utayihanganira, ubwo ntabwo muba muri kumwe, ukayihanganira, ukayakira, n'undi akakira undi, uko buri wese aba afite imico itandukanye n'iyundi. Ntabwo ushobora kubona umuntu muhuza 100%. Nta nubwo urukundo rw'umuntu muhuza ibintu rushobora kubaho. Uvuge ngo niba nkunda ubugari na Kereza akunda ubugari, niba nkunda byeri nawe niyakunda, ibyo bintu ntabwo byazahura mu ntibibaho, ntabwo bibaho. Bivuze ngo tukiri kuri iriya ndirimbo ya Igor Mabano na Ngabo, bivuze ngo iriya message ku ruhande rumwe hari ukuntu usanga harimo kugolana mwe kwa Sani. Sibyo? Valence urakoze. Valence avuze ikintu cyiza, ko ubundi nkunda kubwira abantu ngo umuntu akwiye kuba we nyirizina. Yes. Umuntu akwiye kuba we nyirizina. Mu Banyarwanda cyangwa mu Kinyarwanda hariho stage z'imibereho y'abantu. Hari abo usanga ari babona ibintu byose nyine gutyo, ukabibonye ntibitaye ku bindi, donc we araho arabona gusa. Hakaba barukurikira izindi, ari usanga kategori nyinshi, kategori nyinshi y'abantu bakundana ariho bajyamo. Hahandi njyewe niba nkundana na runaka,
akazakenera ko tubaho nk'uko Valence na runaka babayeho. Yes, niba yavuze ngo Valence yaporoporeje ku mazi nange nshaka ko tujya ku mazi kandi mu by'ukuri wenda afite resources zatumaga ajya ku mazi. Niba mwebwe no kugira ngo ugere ku irembo iwanyu ni ikibazo, wenda hari ruhurura no kuyambuka biragoye. Akareba akavuga ngo abana bose twiganaga bamaze gukora mariage, bakoze mariage bagenda muri za V8 na za Hama, njye ngomba kugenda mu ndege. Yego. So akumva ko rero ko uko mugenzi we bimeze nawe ariko bikwiye kugenda. Which means ko bitandukanye. So abo ngabo rero bari muri ya stage yazarukurikira izindi. Umuntu rero akwiye kuba nyirizina kugira ngo ube nyirizina kandi uzahirwe mu byo urimo, surtout urukundo. Hari ibintu ukwiye kwitaho, ibintu bitatu bikunda kubangamira imibanire y'abantu cyane cyane abakundana. So ndabivuga mvangamo n'indimi zo hanze. Ikintu cya mbere ni ikintu bita expectations. No, reka mbihere hasi. Hari ikintu bita comparison. Kugereranya mu Kinyarwanda ni comparison, expectations and satisfactions. So ibyo bintu byica relationship. Niyo mpamvu usanga kuba ufite umuntu uhora umugereranya n'undi muntu runaka, mukunzi wanjye ameze nka runaka, umuteganyaho runaka wumva wakurikiye, mukunzi wanjye ameze nka runaka ukabagereranya, sibyo? Cyangwa se ndifuza ko yamera nka runaka, nifuza ko yambara nka runaka. Bivuza ko nibuka umukobwa twigeze tuganira mukundana. No, ntabwo twakundanaga. So twarimo tuganira bisanzwe, ndamubaza ati umusore mwiza kuri wowe ni umusore umeze nkande. Umva nari nzanye mwaka kantu gapiège ko kugira. Zarambwira ngo kuri njyewe umusore mwiza ni umusore birasekeje. Ni umusore umeze nka Diamond ukuyeho umutwe. Kambitekerezeho. Bakubwo fata Diamond umukureho umutwe ubundi umumuhereza. Nijya ashaka kuvuga? No, we yashakaga taye Diamond ariko umutwe nta ukunda. Nibura bagafata undi mutwe w'umuntu akunda. Undi umuntu akunda ariko taye Diamond. Ariko ibyo umutwe ntubimubwire. So taye Diamond yo sava ariko umutwe we ntabwo bikunda. So urumva ubwo rero nibyo navugaga ya comparison, gushaka kugereranya ibintu. Uri kugereranya abantu. Ibyo yo bije muri comparison nuko hari icyo expecting. Hari expectations ufite kuri wa muntu. Uvuga ngo ndi expecting ko bigomba kuba bimeze gutya. Ndumva nshaka ko bimera gutya. Valence dukundana n'umuntu na expecting ko afite ABCD ufite ibinibi. So ejo rero ibyo expecting nuko ushaka kuba satisfied. Ushaka kuba satisfied. Ibyo rero bitagezweho, ya satisfaction yawe ntigeraho, ugasanga relationship irapfuye irangiritse. Watangiye ugereranya umuntu kugira ngo uhaze satisfactions yawe. Hari icyo bita gushuka ubwonko n'umutima. Bene ibyo habamo nicyo biba bishuka ubwonko. Urabanza ukabushuka, wamara kubushuka ukumva yuko ibyo uri kubwira aribwo aribyo bigomba kubaho kandi bidashoboka. Iyo bibagaragaye ko bidashoboka rero ni handi usanga abantu bose muhura mukananirana. Niba ushaka Diamond uciye umutwe, yes, ntabwo uzamubona. Ikindi kandi uwo wifuza wese ntabwo uteze kubona umuntu uteye nko gushaka. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ntabwo bibaho. Ugomba kwakira wa wundi wumva wakunze koko ko wamukunze, ibyo adafite mukabishakana. Kibazo bibaye ari nk'umutwe adafite ushaka ni ikibazo gikomeye. Ubaye ushaka wa Valence wacaho wa Valence ntabwo, kandi ibyo ntabwo byakunda. Muri make message hari nuko niba uri muri relationship n'umuntu we muhungu cyangwa mukobwa uduteza amatwi, menya ko uwo ufite n'uwo nguwo, niba waramuhisemo ugomba kwakira defoze na karite ze. So abakurikiye Vanti Motivations rero mu kiganiro Talent Talk Show, reka mbibutse ko turi kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko, kwibaza ngo ese kuki abantu bashobora gukunda bagatandukana, ni izihe mbogamizi abantu bakundana bashobora guhura nazo. Tunabibutsa ko tubabwira n'indirimbo nshyashya. Twarimo tubabwira ku ndirimbo ya Mr Kagame yasohoye agatangariza inyarwanda ko yinjiye mu ivugabutumwa, ariko ritari ivugabutumwa nk'irya padiri na pastor ryo ku ruhimbi, ahubwo ari uburyo bwo kujya atambutsa ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo ye. Atangaza avuga ko
mu mwaka wa 2017 Imana yamukoreye bikomeye yakora accident agomba kumuhitana bigatuma ashima akajya muri gospel. Iyo accident ikaba itarakomeje kumuhitana. So ngo akaba yumva rero buri muntu agomba kwizera, ngo niyo mpamvu akubwira ko nta kintu kigomba guhagarika nk'ibintu kigomba guhagarika imigambi y'Imana. So ni indirimbo nziza rero abashaka bakunda. Reka twongere tumbeho gake. Complete again. My power. Muhe power asonge mbere. So muhe power arasaba Imana muhe power imuhe imbaraga asonge mbere. Ni indirimbo nziza cyane abayishaka bayikura kuri ku rukuta rwa YouTube. Kimwe ni Igor Mabano bayisangaho. Hanyuma rero dusoza ikiganiro cyacu Talent Talk Show kuri Vanti Motivations. Urukundo ni rwiza, ni na rubi. Hari umuhanzi Mirikari waririmbye ngo urukundo ni rwiza ngo ni na rubi. Iyo urukundo ngo abaririmba ngo gwese urukundo ni rwiza, iyo ruza kuba rwiza ntago ruba rutera abantu amarira. Akibaza none niba ari rubi, iyo ruza kuba ari rubi ntago abantu baba barujyamo. Bivuze ko rero nta gisubizo kiboneye afite. Ntacyo. So ngicyo nababwira nuko urukundo ari rwiza, ariko kandi rukaba rwiza mu gihe twarugize rwiza. So nitwe tugomba kubanza kurugira rwiza. Kubera ko n'ubundi abanyarwanda babivuga neza ngo ntawanga kuryama batarota, kandi wanga kwiruka bakakwirukanza cyangwa ukagwira ubusa. So iki rero bivuze ko niba uri kumwe n'umukunzi wawe, ufite umuntu mukundana, wishaka kumugereranya n'abandi, kuko nushaka kumugereranya n'abandi expectations zawe zizakugeza kuri satisfactions wari ufite. Ikindi ntukifuze nyine ko umuntu agukunda nk'uko runaka agukundaga cyangwa nk'uko ubyifuza. Kubera ko abantu ntago bahuza imico, ntago bahuza imyumvire, ntago bahuza critical thinking. Mbese ushobora kuba utekereza ikintu, utekereza ngo iriya ntebe ndamutse nyikwihariye bambwiye gupanga bushyashya nayishyira hari undi akabona ko yayishyira aha ngaha. Mureke abewe rero nawe ubewe, ariko kandi mukanirembaza Nyagasani n'utumi turasaba Imana ibahe power. So mbibutse ko indirimbo twifashije mu kiganiro ni Like Him ya Igor Mabano ndetse na Power ya Mr. Kagame. High five mzee ya Mr. Kagame yasohotse saa 9 nijoro, ejo saa 6 saa moya z'ijoro. Ejo ubwo hari kutariki biraterwa n'igihe barabera ikiganiro. Tariki 24 ku itariki 26 ni ya Igor niho zasohotse ari ebyiri za Igor, afite indi yitwa Fix 24 z'ukwezi kwa kabiri. Yagaragaza ko azafixing umutima w'umukunzi we mu gihe yababaye. Ariko kandi tunayibutsa ko hanze hari indirimbo inshya none ya Young Grace ntago ndayumva umukire. Abagaragaza buryo ki abakobwa bamubuza gukundana n'umuntu ariko agaragara ko wakize, akize kuri byose, amuhakeye, afite umutima mwiza n'ibindi, n'umukire. Kimwe mu bintu byica relationship muri iki gihe kumva ko umuntu ari umukire. Ntago ariyo topic y'uyu munsi, tuzayigarukaho. Uyu munsi turimo turasoza, ariko hari topics nyinshi cyane zitandukanye mu biganiro byacu tuzajya tubagezaho. Uyu munsi rero ingingo nyamakuru kwari ukuvuga ngo kubera iki wakundana n'umuntu ukifuza ko amera nk'undi muntu runaka, cyangwa se ukajya umugereranya n'undi buri gihe, ntushime urukundo ufitanye nawe. Biterwa n'iki? Muri comment mugende mutubwire hasi ko mubyumva. Ibitekerezo byanyu dushobora kuzabisoma kiganiro gikurikira. Mwari kumwe na Valence Ntirenganya ndetse na Zoji Samuel Habimana. Imana ibahe umugisha kandi ibahe power. Ikiganiro cya Talent Talk Show kuri Vanti Motivations. Ciao. Murakoze cyane.